Ni ubwa mbere mu mateka y'u Rwanda inama y'igihugu y'umushyikirano ihuje abanyarwanda baba mu mahanga n'aba mu gihugu imbere. Icyo gikorwa cyakozwe ku itariki 27 na 28 z'ukwezi kwa Gashyantare mu mwaka w'ibihumbi 2023. Iyo nama y'igihugu y'umushyikirano yabaye hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga ihuza abari mu gihugu imbere n'abari mu mahanga, aho bamwe bakunze kwita mu ntara ya gatandatu cyangwa se muri diaspora. Mu byaranze inama y'umushyikirano harimo gusangira ijambo n'abantu b'ingeri zose biganjemo urubyiruko, abari n'abategarugori, abikorera, abanyeshuri ndetse n'izindi nzego nyinshi zitandukanye z'abanyarwanda, baba abari mu mahanga cyangwa se abari mu gihugu. Bamwe mu bo twabashije kuganira nk'uyu muforomokazi ukorera mu gihugu cy'Ububiligi batugejejeho mu magambo arambuye ibyo bari bateguye kuvuga batabashije kugeza ku bitabiriye iyo nama kubera igihe gitoya baba bahawe. Reka tumutege amatwi atubwire imirimo akora mu Bubiligi ndetse n'ibyo agamije gukorera mu gihugu cyamubyaye u Rwanda. Nitwa Asangwe Merita, nkaba ntuye mu Bubiligi, nkaba ndi umuforomokazi mu bijyanye n'indwara zo mu mutwe hano mu Bubiligi, mbimazemo imyaka 12, nkaba mvura cyane cyane indwara zijyanye no mu mutwe z'abana n'urubyiruko, niko navuga, guhera ku myaka 12 kugera ku myaka 18. Bakoze cyane, nabonye uri no mu bantu bafashe ijambo. Ese buriya mu nama y'umushyikirano watubwira muri makeya ibitekerezo wifuza kugeza ku bantu abatarabyumvise babe bakomeza bakurikirane? Baduhaye ijambo hano mu Bubiligi kugira ngo tugezeho igitekerezo cyacu kuri Perezida wa Repubulika. Icyo njyewe nabanze gushimira nuko ubu umunyarwanda wese uba hanze ari hano mu Bubiligi, uba hanze ndavuga mu mahanga, uba hanze y'u Rwanda, yego, uba hanze y'u Rwanda akaba na hano mu Bubiligi ashobora kubona indangamuntu cyangwa passport cyangwa n'ibindi byangombwa bikenewe, wenda aciye kuri ambasade y'igihugu atuyemo, bitamusaba kuvuga ngo mfashe indege nje mu Rwanda. Icyo nanashimiye guverinoma y'u Rwanda ko yatugejejeho, kuko ni ngombwa, kiradufasha cyane, ni ikintu gifasha cyane. Icya kabiri navuzeho ni ikijyanye n'ibyo guverinoma yashyizeho gahunda itumira abanyarwanda bo hanze y'igihugu n'Ababiligi, natwe Ababiligi turimo, cyo kuza gutanga umusanzu wacu ujyanye n'ibyo kuvura cyangwa bijyanye na TVET, kuza kubatayizi technique, domaine ya technique, bijyanye na domaine za technique, electricité niko navuga, niyo mbona nzi cyane, amashanyarazi, ku buryo twagaruka iwacu mu Rwanda tugafasha abanyarwanda bene wacu mu bushobozi muri izo gahunda zijyanye no kuvura no muri tekinike, tukungurana ibitekerezo, navuga ngo transfert de connaissance, niko wenda navuga mu Gifaransa, guhererekanya ubumenyi, niko navuga. None se nkawe ufite ubunararibonye muri uwo mwuga w'ubuforomo cyangwa w'ubuvuzi, wumva uri mu bantu bazitabira ibyo bintu byo kujya gutanga ubumenyi? Waba warabigezemo, baragiyeyo cyangwa bifite muri gahunda zawe? Nabigiyemo, kandi ntabwo nabigiyemo rimwe, nabigiyemo 2, mfite na gahunda yo gusubirayo bwa 3. Nk'umunyarwandakazi ni ikintu niyumvamo ko ngomba gufasha igihugu, ko ngomba gufasha abana bacu, cyane cyane njyewe n'urubyiruko runkurura cyane, kuko urubyiruko ni ejo hazaza, rero tugomba kubavura tukabafata neza. Donc n'ubwa 3 ngiye kujya muri iyo gahunda. Ndabwira abanyarwanda bose bari hanze bafite ubushobozi bashobora kujya mu Rwanda, kuza tugafashanya, tugashyira hamwe, kuko ni ngombwa twishyize hamwe tugera kure. Ese ubwo ngubwo hamwe mu Burayi muhembwa n'amafaranga menshi, mumwemereye neza, ni iki kigusubiza muri kariya gahugu? Kuri bamwe mu banyarwanda tuba hano turavuga ngo kariya gahugu gatoya, ngo se buriya ngo ni ngombwa ko umuntu asubira mu Rwanda,
kandi twibereyeho neza hano twifitiye ubuzima bwiza, ni iki gituma usubira ahantu nk'hariya abandi banga kujya, bamwe muri twebwe bakaba banakugaya wenda, bibona ute, ubyumva ute wowe nk'umuntu? ni impamvu yihe ituma utinyuka kujya gukora hariya? Icyambere navuga no kundi umunyarwanda, uko bimeze kose navukiye mu Rwanda, donc ni wacu, kandi bitangiye gukora ikintu ari kuvura cyangwa mu zindi domaine zarizo zose, ugomba kwitangirira, ugomba gutangirira iwanyu. Donc ntabwo kanjye mu Bushinwa ujye gufasha abantu bo mu Bushinwa, nzi ko iwacu ariho bakeneye abantu nkanje, no gutangirira iwacu. Ndakora icyo gituma rero navuga nk'umunyarwanda, ngiye nk'umunyarwandakazi ukunda igihugu cyanjye, ukunda abanyarwanda, kandi donc niyumvamo icyo kintu cyo kuvuga ngo ngiye gufasha abanje abiwacu. None se nk'abantu navuga ko badakunda bene wabo, badakunda iwabo, tuvuge hari abantu benshi bibereye hano bumva ko ubuzima bwa hano aribwo bwiza kurusha ubw'iwacu, nawe abo bantu urabagaya, urabashima, hari icyo babashishikariza, hari ubutumwa bafitiye bwihariye, batubwira iki, wababwira iki? Navuga ko ari ikintu gikomeye kuvuga, navuga ko ari ibintu bikomeye kuvuga ngo ngiye kubwira umunyarwanda tuyumvamo iki kintu cyo kujya mu Rwanda. Ntabwo buri wese afite uko abona ibintu bye, ngewe nuko niyumva, uwundi nawe afite uko yiyumva, afite uko ndabigenza. Ntabwo navuga ngo ni byiza cyangwa ni bibi, ikintu ugomba kukiyumvamo. Niba wumva icyo kintu kitakurimo, ubwo wenda hari ahandi hantu ufite ubyiyumvamo. Ntabwo navuga ko ari ikosa cyangwa ko ari bibi, cyangwa ngewe ibyo nkora ari byiza kurusha ibyo bo bakora. Ntabwo ari gutyo navuga. Navuga ko ngewe wanduka mvugiye kuri ngewe ko ari cyo kintu nk'umunyarwandakazi, navuga ni n'icyo kintu gituma mbaho, mvuga ni abandi bene wacu barangeneye, ngomba kujyayo. Mu mikorere yawe no mu mikoranire ya minisiteri yabatumiye, nabo mwabashije guhererekanya ubwo bumenyi, ugereranyije n'ibyo wahaboneye, hari ibyo wumva wifuza ko byavugururwa, hari ibyo wumva wifuza kuba wajyana ukabikomereza mu Rwanda, cyangwa se hari ibyo wasaba abo mukorana bahindura? Hari byinshi umuntu yifuza guhindura, ni byinshi cyane. Ngewe ngiye mu Rwanda, icyo mbona no cyambere nabonye nuko u Rwanda rwateye imbere, ariko mu bijyanye no kuvura. Icyo kintu cyambere navuga. Hari n'ibindi byinshi bagomba kugeraho, byinshi cyane. Ntabwo navuga ngo ngiye gufata ikintu ko nkora hano ngo ndagiye ngo ngiye gusaba ko bakora nabo gutya. Ahubwo icyo navuga nuko ibyo bakora tubihindure bibe byiza kurushaho. Niko navuga. Icyo nabonye kandi nanifuza no kugeraho, nuko nabonye ko ibijyanye n'urubyiruko ntabwo biragera ko nta mbaraga byinshi birimo. Icyo nifuza rero nuko twashyira hamwe na guverinoma n'abandi bari muri domaine y'ubuvuzi, cyane cyane ngende kuvuga kuvura mu mutwe, twakishyira hamwe tukareba ukuntu urubyiruko rwacu twarufasha rukamera neza, rugatekereza ejo n'ejo bundi hazaza. Ese mu bitera izo ndwara zo mu mutwe muvura nko mu gihugu cyacu, ubona akenshi zizaba ziterwa n'iki? Indwara zo mu mutwe ni ikintu gikomeye cyo kuvuga ngo biva aha. Icyo navuga wenda no muri Afurika isanzwe, atari no kuvuga ngo n'u Rwanda gusa, hari kuvuga ngo ubukene wenda butuma umuntu ahangayika, bigatuma ujya mu byo bita depression, sinzi uko bayita mu Kinyarwanda. Bamwe bavuga ngo ari agahinda gakabije cyangwa agahinda gakabije. No ku bukene cyangwa n'ibyatewe na jenoside twaciyemo, nahita umuntu akomeza aba mu ku gahinda, ntatekereje n'ejo bundi hazaza heza. Hari indwara zo mu mutwe nazo zizana gutya, donc hari ibintu byinshi navuga bitera indwara zo mu mutwe. Icyizere dufite ni ikihe mu minsi iri imbere ku buvuzi bwo mu mutwe? Icyo nabonye no ko hari navuga ngo cyari
abaganga benshi bafite iyo preoccupation y'izo ndwara zo mu mutwe. Ndakeka ko nitwishyira hamwe tuzabitekerezaho, tukagira igitekerezo cyiza, tukagera kure. Nabonye ari ikintu, indwara zo mu mutwe nabonye ari ikintu vraiment minisitiri w'ubuzima nawe yitayeho, kuko ni indwara ziri kugenda zizamuka, wenda ntabwo turumva neza aho zituruka, ntabwo turumva neza uko bazivura, ariko nabonye ko hari vraiment ikintu cyo gushakashaka kumenya uko umuntu yafasha buri munyarwanda wese ufite icyo kibazo. Ese ubona inama nk'ingiyi ikenewe cyane cyane kuri mwebwe b'abavuzi? Ni ngombwa inama nk'izi ngizi ku buryo dutanga ibitekerezo turi benshi, bigatuma abayobozi b'igihugu bumva preoccupation ari iz'abaturage, ari natwe wenda dukora abaganga bo hanze n'abaganga bo mu Rwanda, bakatwumva wenda bakatugira icyo batumarira kugira ngo dutere imbere. Murakoze cyane, inama nziza. Murakoze. Ikiganiro.